n'undi muntu nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayibonye nyamara baratwanga jyewe na data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. 26 umufasha naza uwo nzaboherereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya, kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Amen. Turagushimiye kubwira ijambo rimaze gusomerwa abera bawe. Icyo dukeneye ni kugira ngo dufashe kugira ngo turisobanukirwe. Umwuka wera aze ayobore, Umwuka wera aze yigishe, Umwuka wera aze asobanurire buri muntu wese ku rugero rwo ashobora kumviramo iri jambo ryawe. Reka buri muntu wese agira icyo atahana kuri uyu munsi. Ahantu ntabwo horoshe, haragoye. Aya magambo wavuze mu Yesu aruhije iyo kuyumva, ariko ngwino twumvishe, ngwino tuganirize imitima yacu ibashe kunyurwa muri uyu mugoroba cyangwa se kuri amanywa y'uyu munsi. Ubane natwe rero, turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo umukiza turasenze. Bwana asifiwe. Uyu munsi hari ijambo nakuyemo ivuga ngo kwangira ubusa. Banyangira iki? Ubusa. Ni ijambo ritabonetse ubwo, ahubwo ni ijambo ryari risanzweho. Ibyanditswe biravuga ngo birasohore, bisohore banyangira ubusa. Kubera iki Yesu yavuze ngo banyangiye ubusa? Nuvuga ngo hari inzangano ziboneka, zifite ishingiro, zifite aho zikomoka, zifite icyo zigamije. Iyo tugiye iwacu mu miryango kugira ngo mubyumve neza, ni wacu abatarageze mu nkambi ariko abakuze murabizi, abantu baranganaga kubera guhuza urubibi, bakangana kubera imirima, bakangana kubera amatungo, abantu bakangana kubera umuntu kurutana n'undi, abantu bakakwanga kubera wabyaye, bisinzangano. Umuntu ukwanga aba afite ikintu ashingiyeho kugira ngo akwanga. Muri Bibiliya yanje ntwaye imbwira neza yuko hari urwangano rwatangiye bitewe n'ishari hagati ya Kayini na Abeli, abantu bavuka. Urwangano ntabwo rwashiriyeho rw'ishari, ahubwo byarazamutse, abantu bapfu inzuri. Aburahamu na Loti abashumba biwe barabipfa. Iyo usemye mu Tangiriro 13 bahura n'icyo kibazo cyo kuba bari bagize amatungo menshi, babura ukuntu bashobora kugira, barabipfa. Intambara zibaye, abantu umwe aravuga ngo hitamaho aho uberekere, nanjye ndajya hano. Abantu bafite icyo bapfa, umuntu intambara zikabaho cyangwa se inzangano, ariko zikaba zifite ishingiro. Bwana sifiwe. Isaka ari gusibura amariba ya se Ibrahimu yo yaracukuye, abandi ngo Abafilisitiya bari barayasibye kubera ubugome n'umujinya, ariko umugabo ashyiraho imbaraga ziwe n'ubushake, amenya hiriba rya se ryari riri, aragenda ararisibura. Ariko kwa kurisibura barahatonganira, yongera aje ahandi arasibura, ariko ayo mariba yose avuga ati noneho ibi bintu maze kubibona, iri ryo ni urwango ruri hagati yacu. Ntabwo ari amazi, ntabwo ari n'amariba, ahubwo ni urwango ruri hagati yacu nawe. Urwango ko kwanga biba bifite ishingiro. Yesu rero aya magambo ari kuvuga, ari kubwira abigishwa be. Iki gitaramo cyari icya Yesu n'abigishwa be, ariko babwira ngo reka mbabwize ukuri, nubwo mu gihe cyo yaragiye gutaha, yari gutandukana, ariko arababwira ngo niba ntibizatangazwe babanze. Yashatse kubereka ingorane bazahura nazo, imwumboganizi
muri ivuga butumwa bagiye gutangira, aravuga ngo ntabwo yashatse kubereka ndetse n'itotezwa rizavuka, ariko muhumure mwebwe narabatoranije. Ngiye kuvuga ibintu bitatu cyane kuri iryo jambo ryo kwanga. Yesu bamwangiye kubera iki? None Yesu yari kuvuga ngo abigishwe be bazabangira iki? Hanyuma tuze kuvuga ngo umwanzi wacu uwo twanga ninde? Uwo Yesu atari gutobora, ariko akavuga ngo bazabanga. Umwanzi wacu ibyo bitaba ari kuganira. Bwana sifiwe. Byihuse rero Yesu yavuze ngo banyangira iki? Aravuga ngo nta kindi bamwangiye ngo ab'isi. We yaravuze ngo ab'isi baranyanze. Ari gusomye muri Yohana 17 sinibuka umurongo 16, aravuga ngo ariko mwe si muri ab'isi. Ari kubwira intumwa, aravuga ngo ab'isi baranyanze ariko mwebwe nti muri ab'isi. Bwana sifiwe. Reka tuvuge rero Yesu yavuga ngo bazamwanga. Kwihuta rero hari ibintu bitatu byihuse yavugaga ibyo bazamwanga. Munyangira ubusa ariko intego yanje izagerwa. Bega we yarabibonaga, akabona yuko bari kumwangira ubusa, ariko umugambi wiwe wivuga butumwa bizanashika. Yavuga ngo bazamwangira ubusa kubera yarazi ko abandi bafite icyo babahora, inzangano hoze guturuka. Nta murimo muri kunyangira, nta nkayanyu ndiko nanyaze, nta bindi bintu ndi gupfa namwe, ahubwo niki cyatumye bamwanga. Avuga ngo ab'isi. Kubera iki yavuze ab'isi? Nuko batakiriye ijambo rye. Bwana sifiwe. Avuga ngo yaje mu isi. Ndetse igisomye igice cya Yohana igice cya mbere umurongo n'uwatu, avuga ngo yari umuco w'isi, ngariko umuco uvira mu mwijima, ngariko ntibamenya. Ngo yaje mube, ngariko abandi bamwemera. Bwana sifiwe. Yarababwirije ariko banga kumva ijambo rye. Aravuga ngo iyo ntaza kuvugana nawe ngo mbenganira nawe mbahereze ijambo ryanjye, cyaha muba mufite. Ariko uyu munsi wari none musobanukirwa ngo mufite icyaha kubera mwumvishe ijambo ryanje, ntimwaryizera, ntimwanaryemera. Ariyo mpamvu yabitaga wese. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri ngo yakoze imirimo, abonye avuze amagambo ntibamwemera, noneho ngo akora ibikorwa, ibintu bifatika, ibintu abantu bareba. Akora ibimenyetso, akiza abarwayi, azura abapfuye. Yesu wenda kugira ngo abantu bamwemere, bamenye n'uwamutumye, ariko banaranga, baba babisi, ntibamenya ninde. Yesu aravuga abitegereje munyangira ubusa, ndababwirije mbakore nkoze n'imirimo n'ibitangaza imbere yanyu, hagati yanyu mwangiye ubusa. Ariko reka mbabwire umugambi wanje uzanagerwaho. Mfite umwuka wera. Umwuka wera naza kuri 26 ngo mufasha naza. Umwuka wera anaza hamwe namwe muzampamya. Bwana sifiwe. Ugiye mu byahishuwe 22 sinzi ni umurongo ari 17, baravuga ngo umwuka n'umugeni barahamya, n'uwumva nawe ahamye. Yego. Bwana sifiwe. Nuvuga ngo umwuka n'umugeni barahamya, n'uzumva nawe azahamya. Nuvuga ngo Yesu yari afite icyizere cya misiyo yiwe yamuzanye hano ku isi. Mwahabonye sinshaka nuko bivuze, nanga ko mbabwire ibinyoma. Bwana sifiwe. Nuvuga ngo umwuka n'umugeni yari afite icyizere. Noneho ibyo byaje gusohora ryari? Igihe mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo 14 haravuga ngo Petero ahagurukana ijambo, aravuga ngo yemwe bagabo, atangira kuvuga ubutumwa
abwira abayuda bose n'abantu bose bari bateraniye aho, arababwira ngo abo mwabonye ntago basinze, ahubwo indimi zo bumvishije bavuga mu ndimi zari umwuka wera yari yururutse, bya bindi mu mwuka wera azampamiriza. Nivuga ngo yamanukiye intumwa abaha kuvuga indimi, abantu bose bari bavuye mu burere butandukanye, none buri muntu wese yumva ubutumwa mu rurimi rw'iwabo. Abantu yumva bari kuvuga indimi zitandukanye, kandi bari bavuye mu burere butandukanye. Apana zino ndimi zindi, izo ni izindi uzagenda, izo ni impano Imana yagiye ikomeza kuzana, ariko buri muntu wese wari uteraniye muri icyo giterane yumvishije mu rurimi rw'iwabo aturukamo, baravuga ngo igitangaza. Noneho Petero bamaze kugira icyo gitangaza, bamaze kubona icyo gitangaza, Petero ahagurukana ijambo arababwiriza, abantu ngo batangira kwizera ibihumbi n'ibihumbi. Nuvuga ngo wa mugambi wa Yesu munyangiye ubusa. Noneho amaze kubwiriza, abantu bose bahaguruka ati yemwe bagabo bene data tugire dute. Bari bumvishe ikibacumitse mu mutima, banze kwizera Yesu, ariko intumwa zifashe ijambo ziyobowe n'umwuka w'Imana. Umwuka wera atangiye gukora mu itorero, ibihumbi 3 siri place barizera. Bwana sifuwe. Bamwangiye iki? Bamwangiye ubusa, ariko umugambi w'Imana wasohoye. Bwana sifiwe. Haleluya. N'uyu munsi itorero rirakomeye, n'uyu munsi wakumva ukizera, wakwanga kumva, ejo n'ejo bundi abandi basumva kandi bazaza, kandi ijuru ntirizabura abandi. Ariko nushaka wumva ijambo ry'Imana uryizera. Katuje ku ntambwe ya kabiri. Yabwiraga abigishwa ngo bazabanga. Kubera iki yavugaga ngo bazabanga? Ngo kandi umugaragu ntaruta shebuja. Ni iki cyayavugaga ayo magambo? Bazabanga. Bo bazabangira iki? Muri kunyumviriza neza? Bwana sifiwe. Imana ishimwe, reka mbaganirira aka kantu. Intumwa icyo yavugaga, mwebwe ntimuri ab'isi, ahubwo ab'isi bazabanga. Kubera iki? Ikintu cya mbere, bo bemeye icyo ab'isi banze, bo bemeye ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza barabwakiriye. Usomye muri Yohana 17 umurongo wa 8, ngo yaje mubigishwa ababwira ijambo ngo data we naraje aba bantu ureba, ariko ba present Imana, naraje aba bantu ureba ndabaganirira, mbabwira ijambo ryawe, bararyizera, bararyakira. None Mana we, usomye ukagenda no mu yindi mirongo yararivuga ngo batandukanye n'abandi, ababo ntago ari ab'isi 16, ahubwo mwebwe si muri ab'isi. Bwana sifiwe. Ahubwo barinda umubi. Yakomeje agiye abasabira, ababwira ngo ubarinde umubi. Kubera abera b'Imana bamaze kwakira ijambo ry'Imana, Yesu yarabwira ngo bazabanga. Mu yandi magambo, bazabatoteza. Kubera ibyo banze mwebwe mwarabyemeye. Turi kumwe icyakabiri. Yavugaga ikizatuma babanga kandi bakabangira ubusa. Nawe umuntu kukwangira ijambo yuko waryakiriye, kukwangira ko numvisha amakuru Rora ari kunganirira, ibyo binyangira, banyangira ubusa, batwangira ubusa. Bazabanga kuko ibyo mwemera bo ntibabyemera. Bwana sifiwe. Icyakabiri, ikizatuma banga mwebwe. Petero ya mbere we yarahamije igice cya 2 umurongo wa 9, ngo mwebwe ntimwari ubwoko, nako ngo mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe. Bwana sifiwe. Mwebwe muri ubwoko bwagize gute? Bwatoranijwe. Kugira ngo mubyumve neza, hani wacu
iyo mu miryango amoko y'abantu muje mubona muje mwumva no mu biganiro ntibashaka ngo bari mu kanama k'amoko bashaka ngo nawe ubumve utari mwene wawe tubaho twatuye abana bapfurira abana bandandi abana ababene nta mubembe ushobora gutobora iri ku mutima we ari kureba umunyarwanda umunyamurenge ashobora iyo sevingi hari umunsi umwe ninjiye mwantuza mwa Sezari abanyamurenge bateranye bakinkubita amaso inama irahagarara ngoresha inama ahantu hose baravuga noneho turi guhuza abantu abashi abaki hariya muri vision ngiye kubona mbone turi guhuza abahutu bagiranye ibibazo n'abatutsi ababashi abandandi abaki noneho ngiye turi gushira buri bwoko imbere buri muntu umwe abanyamurenge nawe haza imbere umunyamurenge nawe aje kwicara wewe uri nturi umututsi ngo yanje we ndi umunyamurenge ko mana ya ndavuga ngo mwabo bavuyeho bambwira ngo ariko ngo nta ujutinya kubeho ngo kugirana nabi mwa ndavuga ati njewe nta muntu ndinya njewe bigeze mu gihe cy'ijambo ndagukubitira ku mugaragaro ndavuga ngo sohoka ngaho zivuga mwicara kandi abapasiteri bari n'abari ababukuru n'abayotamu bose barabara ndavuga ati muri abanyarwanda mwukatwa mureke kugira mubesha abantu uri umunyarwanda w'umututsi ndetse nanjye n'isura yanjye ndiwe dufite intego reka tuviyongeye ubwo nzanye icyerekezo ndashaka kuvuga ayandi moko kugira ngo wenda hatagira abari butahe basitaye ngo bahatuvuze ari abantu badakizwa ugasanga imitsi yareze nguzi kandi twayavuzeho bakareka gutaha inyigisho ahubwo bagataha ari uko ariko sobanukirwa niba uri mu nzu y'Imana Imana yaravuze Yesu Kristo ahagarara aravuga ngo muri ubwoko bwatoranijwe mwavanyweyo ishanga ryera ntabwo ukiri umunyiginya ntawe ukiri umugambira ntabwo ukiri umusinga hari ukuntu nje nikubita ugatuza nanjye ngo ndi umusinga iyo ndiyo ngiyo hirya mu gitaramo ndavuga umusinga basanga ngo umusinga wahi azarijamo ubwoko ishanga ryera bishaka kuvuga ngo bazagira ibintu by'inzangano bazabanga muzangano iyo ngiyo ariko mwebwe kuko n'abatoranije mutarukira ubwoko bwa bariya ahubwo muri ubwoko bw'Imana ishanga ryera ritandukanye n'abandi kubera iyo mpamvu bazabanga kubera mwamaze kuba iki abana biki b'Imana katwibute bwabo bazabanga kubera muri ubwoko bw'Imana aho hari amagambo arindwi muri uwo muruko bonyine ubwo isi hari amagambo arindwi ugiye usoma neza hari amagambo arindwi icyatumye agutoranya akakuvanayo Bwana sifiwe tuje twumva aho waba uri hose uvuga ngo uri ubwoko bw'Imana uri ishanga ryera waratoranijwe urazwe uzwi na data Bwana sifiwe kandi umunsi umwe nzinjira mu ijuru ry'abandi batazinjira bazabikwangira bakwangira ubusa ariko uzanga ndako turaza kugera herezo nuko bazakwanga data afite ukuntu kagufite aragufite abandi bakwanje
ariko data aragufite. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Nubwo nabakoze wenda hari ko mvuze iby'abaganga bamwe bumvishe nabi, ariko munyikiririze. Bwana pewe sifa. Ikigira gatatu kizatuma bakwanga. Ikizatuma bakwanga ni ukurikira neza. Ni ukuvuga ngo wewe ijambo ry'Imana, sibyo? Ijambo ry'Imana rituma wegera Yesu kandi ubwera bwatoranyije kandi ukwiriye kwamamaza ishimwe. Hari igihe rero Satani ari igikenya, turaza tugera ku mwanzi wacu turi gusoza, noneho hanyuma ukaja mu ntege nke ukaba mu kubyumva hano ugasubira inyuma, noneho agahuka kaba kabonye umunsi bagatangira akagukwena, bagatangira kugukinaho. Mwana we uriya se nawe se harya uriya we harya aracyavuga iki? Yamaze kurangira. Uriya se aracyahemuka, nta kuka karimo n'intumbi yibereye. Ubona umuntu bakagukwena bakaje hariya bakavuga, ariko Migani 24:16 aravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa inshuro zirindwi bazongera bw'uko. Inshuro zingahe? Zirindwi. Nuvuga ngo mu yandi magambo, Imana ntabwo yazanye kugira ngo ntabwo izakureka, ntabwo izagutererana. Bwana sifiwe. Ntabwo izagutererana, ahubwo yo iragufite kugira ngo igufashe. Ahandi hari kuvuga ngo izakuramiza ukuboko kwayo. Bwana sifiwe. Izakuramiza ukuboko kwayo kugira ngo udahererayo, utagwa ngo ubereyo. Babandi bakomeza babyina ugakomeza uvuga naho umugabo ariyo arabitswe, ariyo Imana iramufite, igihe kizagera yongere yeguke. Wowe kwishima hejuru wa mwanzi wanjye, we kunishima hejuru nubwo naguye ariko sindazaha. Hari igihe mu itorero usanga umuntu yararirimbaga ari igitangaza, ariko uyu munsi wa none ukabona atakiririmba. Genza gake kuri uwo muntu, ntabwo ari uwawe. Reka kuba kazitereyemo, ntabwo uri wowe umufite, ntabwo ari wowe wamuhamagaye, ntabwo ari wowe watumye agwa. Uko yari yaraje ntabwo ukuze, n'ukundi azongera guhaguruka ntukuze. Rekera amagambo, reka kwiterera mu bintu bitari ibyawe. Mbese twasoma ayo magambo mbese ukaza gusoma uvuga mu mutwe ukaza nikumva yuko wenda uri kubabwira ibitari, sibyo? Aravuga ngo uje no muri Zaburi 34:16 haravuga ngo kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwa n'amakuru. Isubiza ku gice 34:19. Zaburi 34:19 haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni iki? Byinshi. Ni byinshi. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni iki? Ni byinshi. Ni byinshi. Tugende uririmbe, usenge, uhanure, ukora ibyo ukora, ubwirize, ube paseri, ariko ibyago birakurindiriye, abakwanga barakurindiriye, ibiguhiga birakurindiriye. Ni byinshi, ariko ngo
ariko Uwiteka amukiza muri byose. ariko Uwiteka amukiza muri byose. Mu yandi magambo, Imana yazanye ifite gahunda yayo yo gukiza umwizera, kugukiza, agakiza yarakaguhaye kandi yiteguye no kukubyutsa mu gihe wahuye. Iryo ni isezerano. Hari amasezerano abiri, nuvuga ngo yaduhaye agakiza ku buntu, kandi nanone yaduhaye isezerano ati nubwo haramuka wagize ikibazo ugasubira inyuma, ndi Imana nzakubyutsa, nzanagukurayo. Ntabwo nzemera ko Satani aguherana kubera wewe ni wewe naje muri misiyo yanje, naje nje kugushaka, ntabwo nshaka ngo nkuzimize. Kuko yabwiye n'igihe avuga ngo data abo wampaye singeneye ko haburamo n'umwe. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo muri kuntahura neza, muri kunyumva. Amen. Ako koko nyine kumenya ko utagomba kuzimira ngo ukambera n'ukambuze ukanamba n'agutsima kwera intimba. Hari ukuntu kera umuvuga butumwa baravuga ngo nuko hano muzi ko bose bahaze, ariko je narangiza bakubwiriza nkajya kumva nyuko ngo bari kumpamagara ngo mzengo uko sawa, ngo ni sawa, ngo sikule maharagi leo ufike hapa kwangu, hapa mboga zipo. Nuko nkabwira mu rugo ati byanyu ibisigaye muri ibishimbo byanyu n'umutsima, ndagiye ngiye kurya ibyo data yateguye kabisa. None namwe ko mwumvisha aka kantu, mwari mukwiye kuvuga ngo kumbe data dufitiye isezerano, yaduhaye agakiza, ariko yiteguye no kutubyutsa. Naho twaje mu ntege nke, naho wananiguye umunsi kudasenga, naho waba utaririmba, Imana iragufite isezerano, irafite ryo kukubyutsa, ukongera ukabyuka, abanzi bakaba bakwangira ubusa, bakuvugira ubusa. Mureke kundeba none, ikizamini kigarura iwanyu, mureba nawe ureba uwo nguwo, ubwira mugenzi wawe mureka kunyangira ubusa. Ibyanje ubireke, reka kunyangira ubusa. Data aramfite, yampaye agakiza, kandi isezerano afite niryo kumbyutsa ndamutse ngiye mu ntege nke. Bwana apewe sifa. Turi abana b'Imana kandi tuzaritaha n'ukuri. Reka kureba abantu yuko bananiwe, yuko bagiye mu ntege nke, utagira uca imanza, nturi umucamanza, nturi umuroya, n'abandi b'abaroya bari guhunga ibihugu byabo. Wewe usurajahe, wewe urajahe. Batakwandikiye ubucamanza, wowe utangiye guca imanza. Umucamanza arahari, data turindire niwe umucamanza w'ukuri. Ariko reka uyu munsi wa none kwishima hejuru ya mugenzi wawe, tumufite ntabwo ari uwawe. Batwishe ku banzi bacu, abo bo Yesu babantu bazanga Yesu bavuze ngo abisi ntabwo yagize ute, yagiye avuga abisi ariko ntiyarobana. Ariko ngiye kubereka ko banzi ubwo wagira ngo abisi nibare bataje mu kanisa. Reka tuvumbure Bibiliya tubwire ko mu kanisa harimo abisi kandi harimo abanzi bacu. Ibikenya Bibiliya igiye kutubwira neza icyo turi cyo hano uyu munsi wa none. Ushobora kuba wari uwiyoberanya ukambara ibitenge, ukambara amakositimu, ukagerekaho korse, amakoro, ariko yewe ndakubwiza ukuri, umwanzi wacu mwene data, uwa mbere ni Satani, turamuzi. Uwa kabiri n'abisi, bo barazwi ko ari aba Satani. Bo niyo wabareba hanze uhita umubwira ngo uyu we n'uwisi, ngo umuburaka wayoberwa ko ari uwisi. Yifatiye isigara ye n'ibisatsi bigeze no hasi. Umvuze ibisatsi babifite ubwoba, ariko ni Bibiliya. Nta ubundi mu yandi magambo reka nze mabwiza ukuri, nta muntu w'umugabo ukwiye kuboha umusatsi. Iyo ni ubuyobe, ni ukugena n'igihe cya none. Ariko ijambo ry'Imana ntwaye muri Bibiliya yanje iyi ntiyemera ko umugabo aboha imisatsi ugaruka ujya intuza. Hari igihe cyo nari ngiye kuruka hariya muri Downtown, mbonye umuntu w'ibisatsi niwe bahaye indirimbo
bwiza, ubutumwa bwiza. Ashobora kuba akijijwe yego, ariko komporotema yawe uko uhagaze nabyo ni ivugabutumwa. Muranyumva? Umunsi umwe muri Nakivari turari ku muntu gaze kuvuga ubutumwa, ava Gisura arangiriraza yambaye bote, none ahagaze imbere y'abantu ni bote ari kubwiriza. None ubutumwa bwo yabwirije yararise bwari bwiza, ariko bupfira muri bote. So uko waba uhagaze kose nuvuga ngo ubutumwa bwiza turi kwamamaza nuko uhagaze, nuko wambaye. Niyo wambaye bakubwira ngo wambaye neza, sibyo? Kwanza garagara neza. Tukosora ababifite abana b'Imana bazaganisha neza. Abagore ni baniboga, ariko abagore hanyuma imbere binabahenze nyine. Ndi kuvuga ngo abanzi bacu nabo hanze, kandi na Satani turamuzi twese, ariko dore muze reka tubibiri tubwire undi mwanzi wacu wihishe, udashobora kumenya, udashobora kurota ngo ninde neza. Zaburi 55 Zaburi 55 tureke kuho uyu mugore icyati, nawe uraza gusoma Zaburi 41 umurongo wa 9 n'uwa 10, maze mu nyumvire aba bantu tubigisha abanzi bacu 55:14. Bo Yesu yavuze ngo bazatwara, bazabana. Navuga ngo twaganiraga tunezerewe. Hari ibintu bitatu ngiye kuvuga kuri twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana. Dawidi ari kuvuga ngo umuntu baganiraga mu bihe bya kera kose, abantu bamenyaga inshuti nyanshuti, bakamenya igihe yicaye muganira, amagambo y'ibanga y'inkoramutima ngo yabwiye inshuti yawe, noneho bigahamirizwa no mu bandi bantu tubimenya. Mbega twajyaga gukora tukagenda tugendagenda gatoya kugira ngo abandi bantu bamenye ko turi inshuti magara. Siko Bibiri iri kuvuga aho hantu. Icyo ni cyari cya kabiri kikwereka ngo intuzi, ahubwo biraba binewa. Cyagaragazaga bose uribuka Musariya ajida yaje n'abasirikare tubanditse bagira ngo ni n'uyu baramujanye, abasirikare ababerevere bamubuto, nuko wasigaye yicara nk'uwanje, turasangira, turangije arambera ngo dusohoka, turajana mfata ikiganza gutya, noneho turagenda cya kimenyetso, turagenda no mu rusisiro rwose, nguzi icyatumye nza ngo tujyane, ngo nukugira ngo abaturage bose mbahamirize yuko uri inshuti yanje, kandi uzagukoraho azaba yikozeho. Noneho ndi kugenda n'amayisikoti ari inyuma yacu, Sebazungu wa mupaseri, amasikoti ni yari inyuma. Icyo cyari ikimenyetso mu Isirayeli kigaragaza ko uyu ari inshuti nyanshuti. Ikigira gatatu ngo bajaga no mu rusengero, hari birahari, twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana, tukaja mu teraniro mu nzu y'iki, uhigisha umwanzi uba mu ruki
aderese ye niyo turi gushaka. Uwo wazamukanye nawe ukaza nawe muri kugendana mukanicarana, tubuza agatebe wa mukanicarana katuje hariya mukanicarana kandi nk'inshuti yawe mama tukanicarana. Cyari ikimenyetso ko abantu bose yari inshuti yawe, umuntu aricaranye. Uwo twazamukanaga weho soma wewe nani imbira soma wewe ku murongo wa 9 soma kandi hari cyo mvuze. Reka duhere ku 8 ariko niho heza cyane. Abanyanga bose bamvugira mu byongorerano barimo kurekeraho ni baba muri abere sawa ijuru n'uryamo kandi singo bovuga n'uwakure ndumva ari kumenya ko ari we komeza rata turi guhigisha umwanzi wacu. Yego bangira inama zo kungirira nabi. Arizo mu nsengero ziri gusenyuka zo abapasteri ntibaba bari gusenga hamwe, ntibaba babwiriza hamwe cyane. None abantu baje kurinda gufatana mu makoti bakarwanira n'imbere y'abantu, imbere y'abakirisitu. Abo bantu harya tukicarana bavuga ngo abapasteri muhagarare sinzi pastor yabonye ko bitazamura yinjira mu bapasteri, yinjira mu bahungu, yinjira mu badiyakoni, ntaguhuza ntugushyira hamwe n'akayi n'urudubi gusa n'amatora y'uyu munsi n'urudubi, nta gusengera undi, nta kwihaganira undi, ni ugusebanya mu byongoro. Vuga vuba vuba tuva aha hantu baratureba. Noneho ku 9 haravuga ngo bati indwara ikomeye imubayeho akaramata. Noneho indwara nyinshi zimubayeho akaramata. Noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo ndekeraho wa ngaho ko nashakaga inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga. Bega mu bintu bibaho ikimenyetso simusiga mu Bisirayeli iyo wicaraga ku meza mukarya igaburo bakazana busheti bakazana inyama nziza. Elisa Samuel yabwiye ari gushaka kwakira Sawuli ati murebere mu ruhisho, murebe ukuguru mu ruhisho, umve nawe kamba yaje kera ngo mundebere mu ruhisho ngo hari ikintu kiba gihishweyo, hari ukuguru kw'inka mukuzane mukotse maze musangire n'uyu mugabo. Barangije gutemagura kwa kuguru n'abantu muje mureka turya inyama nubwo abaguruzi bari kuzitukuraho, ariko mureke tuzirye n'Imana. Urebye Ibrahimu yazihaye Imana n'abashitsi be batemaze gutegura kuzitemagura batanga amasezerano. None umuhanuzi amaze guhereza uwo umugabo ukuguru kw'inka bamaze gutemagurira mu nda bombi, kandi wumve ukuguru kw'inka kugira ngo kuribwe n'abantu babiri. Izokeje bamaze kuzitemagurira mu nda, uzabona kumuhanurira aramubwira ngo ugende ngo
dore uko bizagera nuko bizagera bizakubaho. Abona kumuhanura atugenda amahoro ariko uto kugenda n'inzara. Mu Bisirayeli rero uwo mwabaga mwasangiye akanyama, uwo mwabaga mwaganiriye mukasangira mukamererwa neza, uwo nguwo yabaga ari inshuti yawe magara. Ariko uyu munsi wa none urasanga Yesu waravuga ngo, iyo usomye muri Yohana 13 umurongo wa 18 haravuga ngo uwari ifunguro ryanje, uwari igaburo ryanje, uwo ni ugiye kungambanira, ni ugiye kuntanga, ni ugiye kuyica. Kandi kera uwo wabaga wasangiye nawe ifunguro cyabaga ari igihango gikomeye. Kokereza inyama hanyuma umubiri ejo bundi nagiye hano kwamvuye akana ke kari kuranga, reba imeza yuzuye, ndebesha amaso nshaka icyo gukora, reba nari mfite uburyo ngo bizi ibintu byose ndikumbura yakoze ibishoboka byose, yatanze amafaranga yiwe, yitanze yakoresha ingufu zose, hanyuma wewe ugaruke ugambanira umuntu nk'uyu. Kubona gutwe kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo yagambiriye umujyi abungira ngo yamukubise umugeri. So ubwo yavugaga nde? Yavugaga umugabo wamugiraga inama ushaka kubimenya ni muri Samweli, niwe wavuye bari gushaka guhirika ubutegetsi bwa Dawidi. Ni ukuvuga ngo yavuye kuri Dawidi aja kuri umuhungu we Abusalomo, atangira kumubwira ngo njewe rero uko nari ndi umujenama waswe kandi abantu bose bakanyemera, n'inama natangaga abantu bose bayemera nkivuye ku Mana, baramwizeraga. Hanyuma rero wa mugabo kugira ngo abantu bose bakuyoboke kandi Abisirayeli bose bamuzinuka, uriya mugabo genda ufata amahema yawe, usomye kuri 16 muri Samweli ya 2, genda umushinga amahema ku nshoreke zasko, utaheyo urareyo, utagira ubacure baba abagore bawe, bizatuma Abisirayeli bose bavuga ngo none uyu mugabo ni igikenya, bazazinukwa siko bazavuga ngo wamara amaji, baravuga ngo uyu mugabo atanze inama nziza kabisa, baragenda bagikora gutyo kugira ngo babone uko bahirika Dawidi. Nawe aravuga ayo magambo, abantu tuyaga nizera niba najanaga nawe nafataga akagendana nawe barasifuza umuntu we ugarutse ku ngambano. Mwebwe ntabwo murara gusangira, haruguru murara ku mazu muraraye mu gice kumyaga musasara muri ku mafete n'ibiki, ariko mwarangiza mukanugura mukagambanira abanzi mu rusengero, abantu basenga bakuganira umubyeyi bazigeza kuki, bazigeza kuki. Yewe uriya waheze mwabo aguye kushiga, hari yaragutakiye aguye kushiga ndaza. Hari umuntu wacu wavugaga ngo mwana we ngo ryamana mama ngo yakurire ngo n'ikitsi cyayibaragura, so ngo yakurire yakura mbega ikimenyetso ikitsi cyayibaragura imyati none ngo ni ugukura cyane cyatumye n'igitsi cyibaragura. Abantu baje babura ukuntu bavuga umuntu bakareba n'igitsi ngo yeme ngo kirahengamye, bakwangira ubusa. Umuri kukwanga uko waremwe, ukukwanga kubera ushaka iki ku muntu kuba ikazitereyemo. Reka umugambi w'Imana usohore ku muntu. Amen. Igituma bakwangira ubusa, reka nkubwire ijambo riremesha umutima wawe.
kubabwiza ukuri ngo Yesu ari Zaburi 91 umurongo wa 4. Icyenda na rimwe umurongo wa 4. Hanyuma ndaza gusoza mvuga mbege umugambi w'Imana niba Imana yaraguhaye kubuntu ikaguha agakiza kubuntu kandi kaba yiteguye kukubyutsa abakwanga baraguruza. Umugambi wa Yesu niba umugambi wa Yesu ari uvuga butumwa bakaba yaraje akavuga ubutumwa bakanga agakora ibimenyetso bakanga, ariko umugambi we uzanasohora umwuka wera n'abantu bazizera bazamuhamiriza. Niba abantu bashobora kuba kwanga kubera impamvu runaka kandi bakwangira ubusa ntabyo wariye byabo, humura Yesu ari kumwe nawe. Imana yaravuze ngo ntizagutererana. Bakwangira ubusa nta buzima bwawe bafite. Cenda na rimwe umurongo sinzi niba duhuje uyu murongo. Haravuga ngo azakubundikiza amoya ye. Mama we turahuje wa. Bakwangira ubusa naho bavuga bazavugira ubusa, bazavuga baruhe, bazaguhiga, ntabwo bazakubona, azakubundikira amoya ye. Amen. Mu yandi magambo uzasusuruka. Amen. Mu yandi magambo reka kumva iby'abantu, reka kumva ibya abantu bavuga, wewe komera shikama. Dufite isezerano. Imana iravuga ngo nzi ko ibyo bintu bizajya bimuri, ariko humura nzakubundikiza amababa yawe. Mu mababa harimo ubushuhe. Bari kuzana ingero z'ukuntu intuza ikizu kijya kibundikira abantu imishwi yacyo cyangwa ibyana byacyo kandi bigakura bitewe n'ubushuhe nuko muri yamara. Muri Yesu harimo ubushuhe, muri Yesu harimo ibyiza, muri Yesu harimo ibintu byiza. Amen. Muri wewe mu Mana nimwe harimo ibintu byose. Bararushwa n'ubusa, bararushwa bakwangira ubusa kuko hari Imana yo gudutabara. Vuga. Kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Niba hanabaye n'ibibazo uzajya uhungira mu wabuze icyerekezo hirya no hino, uzajya uhungira munsi y'amababa yiwe. Yego. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Ni icyuma kigira gite kigukingira. Reka guterwa ubwoba n'abakwanga. Nta barwangira ubusa zibagufite, nta n'ubuzima bwawe bafite, ahubwo Imana niyo ifite ubuzima bwawe. Humura ukomere, Imana. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Wewe wari ukuvuga ngo igiteye ubwoba, wari ukuvuga ngo za imbere harya niki ibyo yavuze inyenzi. Ibya nijoro wasinziriye uri kuvuga inyenzi. Njewe waryamye hanyuma najya gukanguka nkumva akantu k'ubunyinya, naho kumbe n'inzoka nayo yaje kuvumbura ubushuhe kuburiri niyorosha uburangiti, nayo yaseseye, nayo iri kumva bwa bushuhe bw'uburangiti. Ngiye gutya kunyeganyeza numve irakaca ntabwo ijishuka. Naho ndi kuvuga ayo magambo habonetsemo akantu ko nakongera. Umuntu w'umupagani, umuntu utari wakizwa, nubwo wacana umuriro, nubwo wakora gute ntiyashuha, kandi abandi bari gushuha. Ngiki kije ni kuvuga iyo nzoka. Njewe nari nshuje ni mu burangiti, ariko yo gacwa yo iracyana konje. Iracyakonje, nicyo gituma abantu benshi iyo batizeye bakaza mu nzu y'Imana badakijijwe, nubwo mwaririmba, nubwo mwasirimba, nubwo mwakwiruka urusenge rwose mukarumara, ntabwo ashobora gukonjoka kubera afite ikimutera ubwo bukonje. Inyagwa y'inzoka nayo ivuga ngo gukonje, ubushuhe iza kuryama mu kiringiti honje. Ariko se undinda savunikira haba ninjoro. Imana iri kuvuga ngo kandi nawe urabizi inzoka ije kubituma ariko uwo munsi yavuze ngo kuryama hamwe nawe, ariko nawe mwigishe mwereke ko ndi Imana irinda.
kandi mu buzima bwanjye ikintu natumaga nkiri n'umusore no kugeza igihe cyaje ntinya inzoka mu bibaho ntinya inzoka ubwo nabonye imbaraga zakoze inzoka zigakubitika inzoka zigakubitika inzoka zikakubitika gutyo kubera hariya mwebwe izi nzoka mubona ni uburyamagi ariko nabonye inzoka z'ibitangaza kuko kubita gutya kundi bitangaza bigatuma ngiye ariko Imana ibambye uyu mugabo n'utuye inzoka bikanze nyimwegereza imbere mwereka ko ndi Imana imurinda imukingira imufasha nuvuga ngo mu yandi magambo biri kukubwira ngo abantu nubwo bakwanga ntacyo bazagutwara nguko nkurindiye aha niko nzakurinda n'ikindi gihe namwe nubwo bakwanga nubwo kuvuga ariko Imana dufite Imana we iturinda igihe cy'ibintu byakomeye igihe cy'abantu batwanze dufite Imana iturinda kandi ikatugirira neza batwangira ubusa ni gusoza reka dusomere ijambo muri konkiriziyo yanje reka mbabwire aka kantu muri Zaburi somo ifite intego Zaburi 84 niyo ndimo kabisa niyo ndayemo 84 sinzi niba kuvuga Imana izaguha icyubahiro komera ushikawe abakwanga batuza Imana ishimwe cyane amen umugambi wa Yesu warakomeje muri Musa urabona kandi nawe nubwo batwanga kubera twamaze kwakira ijambo ry'Imana nubwo batwanga kubera twamaze ku bwoko bw'Imana nubwo batwanga tuzana nabo mu rusengero bakanatunegura bakatuvuga ariko dufite Imana izakomeza kugenda duhisha abo bantu baturanye tubana nabo nubwo dusangira nabo bakagaruka bakatubanga nubwo dusangira nabo bakagaruka bakaduhinduka ariko dufite Imana idutabara. Aravuga ngo kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha amen. 12 aravuga ngo kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira naho ho nashakaga kuko Uwiteka ari izuba n'umuco kandi ni n'ingabo igize ute ikingira n'ingabo izagukingira mubyeyi n'ingabo izakingira weho musore umukobwa izakingira umwizera wese umuyobokamana umwigishwa wa Yesu nubwo batwanga ariko dufite ingabo idukingira n'umwami wacu amen. Yego ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye abantu bose bagenda batunganye muhagarare dusengane mwese amen. Nugenda utunganye ukaba umwigishwa wa Yesu neza ugatunganira Imana nta Imana izakwima izaguha icyubahiro kandi izakurinda kandi izakumurikira abakurwanya bazaba bari kurwanyiriza ubusa bazaba baruhira ubusa. Reka dusenge Imana yacu nziza ndagushimiye ku bw'ijambo ryawe aba bantu bose bari bamaze umwanya mwinshi bw'isaha yose bicaye bari kumviriza aya magambo kumeze kuyahera mu mitima yabo kandi cyane cyane ubibutsa yuko uri Imana naho hariho ababanga n'ababangira ubusa ariko uri Imana yaduhaye agakiza kandi uri Imana yo kutubyutsa kandi uri Imana yo kuturinda. Urakoze kutwumvishije ukomeze kubana n'abera bawe ubakumbuze guhora baza kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo amen.